rero bamushitse hano n'umukristo w'itorero rya Adeperi bitonde mufunga imirimo nigire kuvuga mu ceceke Mutuyimana Alex rero n'umukristo w'itorero rya Adeperi yatuzaniye icyangombwa icyemezo cy'uko ari umukristo hanyuma asengera muri paruwasi ya Nyamata ku itorero ryitwa Gasenga narariyoboye muri 1996 mbere y'uko nzabwira ndahazi cyane n'abakristo babo b'inshuti zanjye Alex inshuti zanjye ku Gasenga barahaba Alex ngamaso sayo yaranze hanyuma rero hari cy'umwuka w'Imana yamubwiye kuri iri torero ryo mu Kabiri ndagira ngo rero icyo umwuka yamubwiye nagende agisobanure mu itorero tambuka Alex ujyane n'umwuka wera itorero ry'Ikabere rwose umwuka wera yamuhaye
Mutiche nigifite ijambo hari ufite ijambo turimuhe kuri Josephine na Alex. Yesu aguhe umugisha Alex, ibyo Mwuka yagutumye urabishoboye. Haleluya. Ntabwo narizi ko ari Josephine, icyo Mwuka w'Imana yari yagutumye. Josephine ari wowe. Yesu aguhe umugisha. Haleluya.
Alex rero yasenze Imana, amaze gusenga Imana imuhishurira ko afite sheri hano Josephine. Alex kudaseka, Imana imuhumugisha. Hanyuma rero Mutuyimana Alex nawe Ingabire Josephine badusabye nk'itorero kugira ngo tubasengere batangire umushinga wabo w'ubukwe. Itorero